naine ngumbe byadanje nishimiye kubona noneho najanga ho ndumva nishimye kabisa. Yeah. Ako nawe uragenda ukameba ubona kandi ukora mba ndi jenyine. Nanjye rufino kubera sindi mpamvu bafite utundi tuntu ndimo biziko bamuze ako nyine mba nagerageje ngafata n'umwanya urabona banavuye iwanjye naza gukorera yina no problem numva nagaruko mba nakwitayeho. Okay. You're beautiful. Thank you. It's pretty amazing. Kuko bimbwiye. Yeah, muravuga neza. Yeah, sounding so sweet. Wasangera hanze ukamenduka. No, I can't do it. Nago nabikora ibyo nyibyo kabisa. Yeah. Ye nago ngira umutima ujyama abantu barenze. Imana ijye kurema yauremye ari umwe. Ngira ngo nzawe umuntu. Kandi uwo muntu ni wowe. It's you. Yeah. Thank you. Hanse byagendaga. Ahandi biragenda. Shata ruko nyine urumva nanje nayimaze iminsi ndi muri stress z'akazi kukubura rero navyo bigatuma ngire rungu stress zikambana nyinshi basi bagerageza ukanaza ukanganiriza gusa nawe ukagenda ugapotera tu. Telefone turavugana nawe. Tugerageza kuvugisha kuri telefone. Banyine ukwegera ntakumva. Just like this. You happy? Okay, nakibazo ariko kuva no munsi ntabwo bizongera. Okay. I'm sorry for being late to come. Akurara no munsi. No munsi. So I would try. Njyewe mbwiye ibintu byawe byo kuvuga ngo uragiye sindabyemera. Kubera iyo utabyemera. Ngira kurara noneho mbyemera. Banza ndirimbe ndarara. Ndirimbe je ndazi kuririmba. Okay, naje noneho ni condition yanjye. Rero nashyize condition konsa ndaza sasa naye kugira ngo ndarenda gushyira condition. Nabyo nzi kuririmba jewe. Nuko je ntari no muririmbyi. Abo ndumuririmbyi. Kiretse nyigishije. No, ko nanenga ari wanga. You could do it. Okay. I want you to kiss me. Shiro, unaenzi ngogi kukazi. Kuje kare. What is this? Kuje kare. Shiri. Ibi ni biki? Baby kutambwiye ko ari buzanga mu byibura mama ngabize mu rugo. Ibi ni biki? Ikibazo nuko nagiye mu kazi. Shiri mbabarira mukuri. Sorry. Jambaye ni accident mbaye kuri mbabarira. Nukuvuga ngo buri gihe iyo ngiye mu kazi niko bigenda. Oya. Ntabwo ari ubwa mbere. Oya. Ni ibintu nyine bimbayeho. Basi mbabarira. Ntabwo hamagaye wanga kunyitaba. Mbabarira she. Who is this one? Ni wa mubyara wawe cyo mbwira. Umva sheri. Uyu mutipe simuzi. Nta nubwo nkeneye kumenya. Please. Please. Ibyanjye nawe birangira. Binyeretse yuko igihe cyose naguhamagara. Nta kintu ushaka kumva. Urimo uranyumva? Igihe cyose naguhamagara kuri mu rugo ntumfate. Bisobanuye ko wabaguri kumwe n'undi mutipe hano. Right? Nakubwiye ko ari ibintu binshikiye nka aksi. Jewe igihe cyose wazi wanjye untumbi wigeze usanga n'undi mukobwa. Mbuze ukuntu basimbi gusaba mbabarira. Mbabarira. No. Nta kintu navuga kirenze ku byo niboneye. Mbabarira sinzosubira. Nta muntu wakwihanganira ibintu nk'ibi ngibi. Gumana n'uwo wasimbuje. Nta kintu kandi niwongere kumumagara. Mbabarira sinzosubira. Please utongera kumumagara.
reka basi tubiganireho sheri ingo basi nakubwire ingo utongera kunyita sheri wawe nuriye ako sheri nimba nawe mva kwanza amafaranga urabona hari icyo amarira turiya dufaranga twe nica nikize urabona hari icyo tumarira uragenda ukamara iminsi mu kazi jewe ubona ntakeneye basi numve n'iyashu yawe uragenda ukamara hiyo ntazi abantu muri kumwe nanjye mba nkeneye abantu tugumana mu mwanya afite stress z'akazi nawe uri hiyo nkagutegereza iminsi hafi ukwezi ukandungikira ubufaranga bw'intica nikize bumarira iki nta rukundo uragira ngo mbura akazi kugira ngo ngeze twirirwane abashomeri nibo birirwa nawe mu buriri urabizi ko ari umushomeri none iminsi y'akazi ari hano akoresheje iminsi y'akazi ashaka nawe numvugisha mbabarira utambwiye kari hano hafi it's your fault navyo narinzi ko yagarutse kuko je naherutse afata bag asohoka narinzi ko agiye mu kazi bari kuza kundeba iwanjye bari kumbwira nkaza kureba ubwo ukaza kundeba iwanjye nose kubona guhamagara hano urumva nari kuguhamagara hano nuko narinzi ko yagiye no kadahano gutya please umwana sinzi ushaka kugenda uranjyana ese kadahano gutya mujyanye mu rugo iwawe urunera ni gute wankora bino bintu ntago ari we please mufate unce inyuma runera ese we genda neza nyine utawe uranjyana he mujyanye iwawe kuryama ubudata arapfuye noneho ryama neza Runera urambabaje urunera sundi ubwo runera we n'ubuhe reba umuntu asinze gutya kugeza ndetse akazi kuko nkabucyuye nta n'ubwo mushobora inzoga wiyahuje kumira icupa ndakira icupa iri niyo nshuti nsigaranye urunera reka kwiyahuza inzoga ndakira inshuti ubundi wahuye n'icyo kibazo ku buryo urusinda bigeze hano yiyahuza izi nzoga noneho mfite umunaniro niriwe mu kazi bisemura n'izi rwaserera ko nari na mwiza se Sweetheart. Umeze neza se? Cyane. Ese kuba wambaye amarori umwanya wose urumva ushaka kundabira muri Gmail? Oya. Kubera ko hari akazuba niyo mpamvu. Akazuba wageze mu nzu wageze ahantu hari igitutu cyane. Wahageze ndibagirwa. Yagiye nkubonye nibagirwa ibintu byinshi. Nta nubwo nibukaga ko mbyambaye. Ukuri. Kumva nawe wabaye mwiza. Sure. Arunkumbuye. Kobwa niba azokuntwara. Gusa ninde mukobwa wakuruta muri mujyi wa Kigali.
Kigali uzi ko havutse abana benshi batandukanye na jewe. mba nkubwire niyo bahaba ushobora gusanga umva nkubwiza ukuri ntubura beza ushobora gusanga ari mwiza afite inzobe ariko nta musatsi mwiza afite ariko ntiyondota ari binatondota nawe tuziranye bya bindi ntabwo ari biriya gusa kubona umukobwa w'inzobe nkawe muremure nkawe ufite imisatsi myiza ufite inzobe nk'iyawe numva ufite gutya nkahawe ntabwo uwo mukobwa wamubona ni wowe wenyine Imana yaremye yego nukuri ndagukunda I love you too kandi mva nkubwire uzi ko iyo umaze iminsi 2 utaje hano mba numva no mu kazi kananiye ariko byo nanjye nayo ndagukumbuye ujye ugerageza rero buri mugoroba wenda wireze umunsi umwe mvuye mu kazi uzi hano mu rugo urabizi mba njyenyine mba mfite irungu kandi wowe ubana na ba sister bawe ntabwo najya nza mu rugo ariko ndakumbuye ko dusohoka sure haciyemo akomwero kamwe tuvuye Rubavu urashaka ko dusohokera none dusohokere nawe ni undusha ubare kubera usohokana n'abagenzi bawe ni uhandusha noneho reka nkubwire shyiraho umunsi dore ubu ngubu tugiye kwinjira muri December tuzajya ku Kagera ukunda inyamaswa se tuzajya ku Kagera mu ishyamba tembereze urebe intare urebe inzovu zira zose ujye ubona uzirebe gutya live bindi ubwo nyene wagenda wenyine byakurya gute none ko happy nese inyamaswa zigira uwo zitenya ntabwo zakurya ngiye ubwo zahera ariko shashere twaretse kubesha zakurya gute se nawe ndewe Sorry nageze hano gutera naraye muri salo kweli umuntu wazanye hano nende uyu muntu se mbona ari wa mukobwa wanyakiraga ejo mu kabari niwe wanyuye reka umukobwa mwiza wewe kanguka wabyutse none se niwo twatanye
ahubwo si ukangutse kare ndumva navunaguritse ijosi none se mbwira wazanye gute hano komeruka ndi iwanyu mu kabari ari wowe nyakira byaje kurangira unyuye gute ubwo se no kubera icyo ari muri drogue inzoga cyane wasinze umva no kugenda byo byakunaniye basi se nishyuye wishyuye ahubwo wari wasinze kugenda byanze ndavaka mu cyura atajyana n'umuntu kugirira nabi niwe wanyuye wari ufite icyaha kibazo se ukora muri drogue inzoga cyane birebire ntabwo napfa kubikubwira none ariko wakoze cyane ariko nanone urumva umeze bomu somehow ndumva hari akantu karimo ariko n'ubundi impamvu yatumye nk'inzoga n'ubundi iracyahari ariko iyo ntabwo nayitindaho reka nshimire wowe wanyuye ukageze hano wakoze cyane ariko ntuzongere kunywa inzoga nyinshi nka kuriya hariya ahantu ukora nkubonye inshuro nk'eshatu umukobwa mwiza nkawe w'inzobe witonda nubwo ukora mu kabari ariko mu by'ukuri mba ndeba witonda ni gute wisanze uri mu kabari kuriya urasa mu kabari se si akazi nk'akandi nta kazi ariko biterwa n'akabari ukoramo si ugupfobya akazi ukora ariko mu by'ukuri kariya kabari karaciriritse buri wese baguhemba amafaranga ari hano bamemba 40 40 ukayategamo amatransport n'ibiki byose urumva ushobora gusagura nka vendi gusa veni akoresha inzara gusa ubundi urumva kariya kabari ngewe kubwarangiye ndumva nzagufasha ukavemo ushake wenda kandi kabari kisumbuyeho ku buryo waguha nka 80 wenda mwaba mukoze cyane 40 mbana make ubuzima buri hano hanze nabwo burakomeye nese 40 ubuzima urimo ntabwo wenda nakwinjira mu bintu bya famiye cyane ngo nkubaze ugira ababyeyi ufite inshingano wenda z'umuryango witaho sinabikubaza ariko muri rusange ndumva ari makeya ni makeya cyane bitewe n'ubuzima mbamo ambana make pe ariko nyine nakundi ndagenda nkakorera hari utuntu tumwe na tumwe agenda akemura ufite inshingano mbese witaho z'umuryango warabyaye ufite abana nubwo uri mutoya ariko hari igihe umuntu abyara akiri muto wenda wasanga waranabyaye ntabwo nigeze mbyara nta mwana mfite ahubwo nuko kuba nankora kariya kazi ntabwo ari ukuvuga ko mfite umwana ngo wenda nkora kariya kazi kugira ngo nite ku mwana wanjye oya bafite inshingano zo kwita ku mubyeyi wanjye barumuna banjye nkamenya ko bariye nkabishyurira inzu nkanabishyurira n'amashuri mu 40 40 kanumva ayo mafaranga ari menshi cyane ayo usabwa gutanga ari menshi kuruta ayibona ku kwezi ndayajera nyine bigakunda ndagerageza bikavamo okay reka dutegereze turebe nzagufasha dushakishe turebe ko wenda wabona kandi kazi kuko uri umukobwa mwiza ntabwo ukwiye gukora mu kabari noneho ugasa nabi kuriya wihangane ntabwo ntapfobeshe uyu munsi ndabona amasaha agiye dore turi 8:00 urakora shift ya saa ngapi ndigenda saa 9 umva ndi kubura isaha buri sawa usa n'ubanza guca mu rugo njye kujya mu rugo nitegura undi mitengenda njyewe rero ni hano ntuye ubwo n'ubutaninzi wanyu wenda tutarabona ka kazi kandi nkongera kugira ikibazo nk'iki kuko nzagaruka nta kibazo ni karibu muri saa rero nta nomero yawe ngira nta nomero yawe kugira ngo
ndamutse mbonye n'ako kazi uvugisha ukaza ugahura n'abo bantu mukaganira nzanagishyiremo nta kibazo. Sheri karamusitati mva nagukumbuye shaka bashize iminsi nanjye akazi kaba kakuntwaye neza neza. akazi karantwaye iyo nza gukundana n'umukobwa utagira ikintu yitaho nkawe shangira ngo twari bwite dutandukanye. So nitubana nabwo uzajya ujya mu kazi utindemo? Bizaba bitandukanye urumva kubera ko tutabana kenshi mbona umwanya nkaguhamagara nkumva ko wenda uri bize sinkuhamagare ariko nitumara kubana urumva nzabanza ubuzima burimo ibintu byose ukora nzaba mbizi. So kukwitaho rero ni inshingano zanjye kandi ndabikwizeza ko nzajya nkwitaho. Sibyo? Merci. Thank you. Bishimye. Ibyishimo wumva byumviye nkahe? Byumviye ku ndiba y'umutima. Y'umutima. Nakoze cyane. Nisheri nk'uko nandi kubwira. Warakoze kunkura mu kabari. Byari nyine ntabwo byari byoroshye gukora hari ahantu. Warakoze kunkura mu kabari. Ubwo tukaba tugeze nyine kuri level turi gupanga ubukwe. Ngiye kwa madamu wawe. Mba rero mubwire. Buriya rukundo ni ikintu gikomeye. Najyaga numva bazakuntwara pe. Sure. Kubera iki? None tugeze ku rwego rwo gukora ubukwe. Ni ibintu nshima Imana pe kubera koreje mu buzima bwanjye. Tuba tugiye gukora ubukwe turi gupanga ubukwe. Ahubwo se bimeze bite ngeze kuri abakobwa banjye turi tayari. Sha rero mva mbugije. Ubukwe imyiteguro yose imeze neza ariko ikibazo mfite siko pare wanjye arwaye. Oya se kandi. Ibibazo turabura icyumweru kimwe ngo dukore ubukwe. Pare wanjye ararwaye. Iyo nkuru kenshi yo mugongo. Oya ariko ashobora gukira tuvugana amazi iminsi mike avuye kwa muganga. Hasigaye wenda gufata agatege ariko ni ugusenga Imana kugira ngo wenda bitazasubira inyuma. Ariko ubundi abasore bazanyambarira nta kibazo, abamama abakobwa babashiki banjye bazantwaza impano, imyitegura ababyeyi nta kibazo gihari. Kugeza ubu ngubu ibintu bimeze neza usibye ako kabazo ka pare gusa. Ubwo se cyajya tujya kwipima imyenda wa musore warasigaye atipima yasubiyeyo? Yaje gusubirayo anagiye uwo munsi yasanga uw'imyenda yagiye kuri tere ngo kwambika abageni kundi munsi asubirayo. Ariko baramupimye byararangiye. Ahubwo ikindi buri hari ikosa rijya riba mu bantu bambika abantu nyine iyo utabikurikiranye kubera akazi kenshi baba bafite hari igihe ujyayo ugasanga kwa kundi wenda mwipimye imyenda ntibakwire ugasanga wenda ntabwo bigeze babashyira ku masayizi. Abantu uzahitamo kujya kuzana imyenda bazarebe neza niba sayizi z'abantu barazikoze nk'uko twabivuganye. Bagiye kwa kundi twipimaga wagendaga wandika izina ryawe bagupima nyine bashyira ibipimo byawe. Ibyo bintu rero byararangiye uzabyiteho. None se mbwira wa muntu wo guteka mu bukwe ko yatubwiye ngo wenda umubare nuramuka wiyongereye ku munota wa nyuma ngo tuzamwongera amafaranga biriya bintu uzamumereze mvugane nawe kuko ibintu by'ubukwe kubera ko udakunda gutaha ubukwe ushobora no kuba utabizi. Ntabwo mbizi byo uzamenemereye nabikurikiye ariko iyo bigeze ku mafaranga biba ari byiza ko n'umugabo abyinjiramo. Nina namubwiye umunsi uruhuka arambwira ngo azaza kugura mu bipange neza. Gerageza ubikurikirane umunota wa nyuma batazadutenguha ugasanga kandi urabizi twavuganye gutekera abantu 800. Sha telefone ikunda kuba itariho kandi ibyo bintu bizaduteranya. Uyu munsi turi kuwa kabiri mfite ubukwe kuwa gatandatu twumvikanye ko hari pre-shoot mfite kuwa kane none telefone yawe ibiri on and off. Ibi bintu bizaduteranya. Oya
ibyo bisobanuro rwose mbabarira birangirane n'uyu munsi wa kabiri utazanyicira ubukwe. Wansabye miliyoni 2 kandi narazikwemereye. Package wambwiye niyo uzankorera nta kintu hindiyeho. Njya mvugana na madamu nkumva hari ibintu ugenda uvuga ngo ngibiki n'ibiki kandi twarumvikanye. Twumvikanye yuko uzakora live streaming. Mfite bakuru banjye na bashiki banjye bari muri Canada. Bagomba gukurikirana ubukwe bwanjye muri live. Ikindi Kevin, ibi bintu mbonye ni biki? Iyi invitation ivuye he? Mbwira. Uri gutegura ubukwe? ibintu byanjye nawe ko byarangiye. Mbwira, umukobwa wamukoye. None se ngewe usigaye ukundana n'abandi bantu, usigaye uryamana n'abandi bantu, sibyo? Umusore nasanze wawe wari wamukuye. None hariya nari nagusabye imbabazi, ntabwo wari kunsubiriza ibi bintu ukabura. Basi wari kubukorana na jewe. Ukazajya uzana abagabo iwanjye. Rega buriya warabinyeretse. Iyi mariage ndayihombya. Ku neza no ku nabi ndayihombya. Urayihombya gute? Ndayihombya. Ntibibaho. Jewe unterere unte nk'umuntu utereye iyararahiye. Bishoboka. Utayikoranye na jewe ndabuhombya. Byararangiye namaze gukwana fashe irembo mfite ubukwe bw'ibyo se nibiki. Nasezeranye mu murenge. Ibyo birapfa mu minoti. Urabizi ko nanje nta mikino ofisi. Ndabyica. Nibigeze nta kintu wakora reka nkubwire. Ubu ndumva urimo kunsetsa. Nukuri kumbwira. Nta kintu wahindura. Ndabura iminsi ine gusa. Kandi niwe wabiteye. Mva rero ndakubwira inama nziza. Nta nama wangira. Umva ndakubwira inama. Niba udashaka ko ubukwe bwanjye buba, niyo nama yite wangira se. Nimba utansezera ubwa nyuma kugira ugenda gukora ubwo bukwe bwawe. Ngiye musezere? Ubwa nyuma. Ngiye musezere? Yego. Ku ngufu se? Kugira ngo utanyicira ubukwe? Ntabwo nakubwiye ngo ndakubwira inama nuyanga. Urabizi. Ese ubu ninde ukubwiye ko ndi hano mu rugo? Wansezeye ubwa nyuma ko nubundi ubwo bukwe ntari buze kubwira. Kuburira imbabarira. Ase nk'ubusheri wanjye atungutse hano. Uwo musheri wawe je mviriza shano kumenya ibyo by'uyu musheri. Ngo ino sezera ubwa nyuma. Ndabyanze. None se nuko nguko binginga, nuko nguko batereta. Twarakundanye, ibyo ndabyemera tugirana ibihe byiza, ariko urangije urabyangiza. Rero mbabarira. Kevin ndabyica. Nushaka kubyica. Ngiye umwanzuro nafashe nta kintu nahindura. Ako umukobwa yaguhaye iki? Ahubwo ni wowe watumye nkwangarega nagufatanye n'undi musore kandi nanjye nateguraga ko twakorana ubukwe. Njewe ndi serious rero wowe wazanye imikino mu rukundo. Basumviriza. Mbabarira basi tutegurana ubukwe basi na jewe. Nuse kunkorera ibintu nabiri urumva je nsigara ameze gute? Nagukundaga waramboshe. Ndabizi shere wanje. Siko njye nicara mu cyumba n'ubu ngubu ngiye gukora ubukwe na madame. Nakwibuka ukuntu nagukundaga n'ukuntu wancima nkagufata. Nkafatwa n'agahinda nkarira amarira. Nanje ni shetani yaciyemo. Mbabarira. Shetani se kuki wayihaye rwaho? Mbabarira basi. Uribuka ukuntu kano kantu ufite kuzuru ari ngiye wakujyanye mu mujyi tukagashyiramo numva nishimye. Ndabizi shere wanje basi mbabarira. Mbabarira sezere bwa nyuma please. Nese ubu ngubu reka nkubaze. Ukomeza kumfataho pe kuko uramfataho neza nkumva imise nibuka cyagiye wasuye mu rugo baretse kumpamukira. Mbabarira basi. Good.
What? Sheri, ndi kurota. Mana yanjye. Bibi mbwira ndimo ndarota, mbwira nkanguka isemana ndi kurota. Sheri, bukisha mu maso mbwira niba ndi kurota. I'm sorry for what? Sorry for what? ushaka iki muco? Baby uyu nguyu ninde muri kumwe? Uyu ninde muryamanye hano? Sorry for what? Habura iminsi ibiri ngo nyine dukore uko ryamanye n'undi mukobwa. Unguye igitumo bose uyu muntu. Kigore kiragarutse. Ngigiki? Kigore. Ese wori ikiragi? Nje nta nubwo ndi kuvugana nawe mbwira she. Kavugana na Sheri Mbabarira. Sheri Mbabarira ndakwinjiza. Ari kuri Sheri Jendi iki? Iminsi ibiri iri kubura ngo njye nkorana ubukwe nawe uryamanye n'undi mukobwa budesha Sheri Mana. Nta kintu hano. Mbwira niba ibintu ndi kubona atari. Nta kintu navuga Mbabarira ndakwinjiza. Ntago bizongera. Wamburanye iki se basi ku buryo ku wundi mukobwa buri minsi? Uyu muntu yaje azaniye intwererano y'ubukwe. Ntago nzi neza ukuntu twageze hano pe. Mbabarira ndakwinjiza Sheri. Mbabarira ndakwinjiza. Buri minsi ibiri ngo ubukwe ubu se ndabigenza gute? Ndabwire Sheri Mana ndikumva ndi kurota. Ntabwo bino bintu bibaho ntabwo Imana yabimwo. Ntabwo bishoboka. Mana yanjye Sheri kambwire. Nje ntabwo nabana n'umugabo umeze nkawe. Ntabwo nabana. Mbabarira ndakwinjiza n'ukuri. Umuntu ucuba buri minsi. Uba dutangiye gukundana ubwa mbere bino bintu bimbayeho. None dore uranamfasha. Mu by'ukuri ntabwo nari nabiteguye. Wikirwa wiburanaho. Iki ni ikintu kigaragaza ko buri munsi ubwo ariko bigenda. Ntabwo no mukobwa ari ubwa mbere muryamana. N'ubwa mbere ubwo yaranzaniye rero ntabwo nshobora gukomezanya ubukwe nawe nibibaho nibishoboka. Uranengushye gusa. Oya Sheri Mbabarira. Ukomezanye niyo ndaya umare mukorana kuko nge nawe ni wowe madam. Uri kumva indaya zitagira discipline. Iri mu rugo rw'umugabo ufite ubukwe arimo aratiwe. Uje ndi gukora ikinganda indaya yawe. Nese ko warubizi ko mfite ubukwe wundi wazaga hano gukora. Musigare mwisubiranamo nge ntabwo nabana no. Kwaje uzariye amafaranga y'intwere. Sheri wambabariye kwe. Umva nonge no kunyita Sherusha uwitongo muryamanye aho ngaho nasoni. Umugabo uri useless gusa. Kuki bagomeze mutyo? Habura 2 days man urumva ukuntu nsebeshe. Umva wibivamo Sheri Mbabarira Sheri. Sonde uramubembereza mwibiki. Urabona Jendi ndururabo ruteretse ngaho. Akoreka nkubase. Ko warubizi ko mfite ubukwe n'ubundi waje hano. Utumye mubeshye ngo uruzaniye intwererano kugira ngo wenda mbabarire. None yaza no kumbabarira. Ubuse bino bintu kuki bikoze? Ndabizi byapfuye. Nase nimba byapfuye yagiye. Waretse twe tukaba. Nibyo washakaga se nibyo warugambiriye. Turuhuke kwanza tunabiganireho. Byo turabiganira. Ari kuze gupfusha ubukwe ukuntu bimera. Inkwano zawe ziba zaragiye ababyeyi waratumiye n'ishuti byose bakumva napfushije ubukwe iminsi ibiri yonyine ibura. Sheri waretse please oya ntabyo kubana nawe. Nusi nubundi aragiye. Nutsobona no. Ntabyo kubana nawe niba usenyeye bisobanuye ko nawe n'ubutaha ushobora kugira gutyo ukaruvamo. Kandi ubona naje no. Nese urankunda waba unkunda ukamusenyeye. Nusi ndakwanga nakwemera ko turarana ndakwanga. Uyu bikoze kugira ngo mbabare ahubwo sohokera. Ndabikoze kugira ubabare nayo ndabizi ko ari buze. Ariko warubizi ko mfite ubukwe. Nusi kuba ufise ubukwe mbabarira ugiye. Bivuze ko udashobora kuzize. Oya nta bintu ushaka kuvugana nawe. Waje ubimbwira ngo ibintu ngo ndabyica none uruko kurabyisha. Nabyo narinzi ko ari buze ari buze ngaho. Cyangwa mwabivuganye ko ari buze aho ni wabimbwira. Nako se. Wari kunyirukana gutya. Please get out. Ngiye tumara. Biramuzi. Waretse tukabanza ibintu nkore birahagije. Uratinyuka ukanyisha uko wabiteguye. Sohoka vuba. Sohokera mu nzu. Naje ndi umukobwa Sheri. Waretse tukaganira basi nindira. Navugana nawe. Nindira basi tuganira. Umva mubwire. Ntacyo uvugana nawe. Mbabarira tuganira. Unyiciye ubukwe wabiteguye. Mbabarira tuganira. Oya mbabarira. Urapfuka Sheri wanje. Reka basi nore muzo hamwe. Ubu ngiye kuganira mu nzu basi. Mbabarira. Umva Mwibarabara turaba. Ibaze kugira ngo nkore divorce. Kumara amazi arabukuntu nambaye n'ukuri Sheri. Wambabarira. Akira imyenda. Tuganira. Akira imyenda yawe. Genda mvira mu rugo.
vira mu buzima umva ntuzongere gutekereza no kumumagara n'umunsi warimo nta n'isoni ariko ubu koko mana yanjye ni gute umwana w'umukobwa nk'uriya andusha ubwenge kubera akanyicira ubukwe ubu se umuryango nzawubwira iki inkwano zanjye zapfuye ubusa invitation nahaye inshuti zanjye n'abavandimwe ubukwe bwanjye burapfuye cambaye umusore w'ikigwari kweri